nk'umuryango hari ibibazo kugeza ubu turi kubazwa tudafitiye ibisubizo. Nimba rwose hari umuntu wo ku rwego rwa kiliziya ufite ibisubizo yadufasha. Ibyo naningiye kukusaba nanjye. Yego. Turi kubazwa ibibazo byinshi, abantu bari kutubaza ati se ibiriya byabaye ni ibiki? Ntago tubizi. Ati se ni kuriya iwanyu mushyingura? Ntago tubizi. Ese niko bigenda kubihaye Imana ku bapadiri? Ntago tubizi. Ese ni kuriya bikorwa mu kiliziya? Ntago tubizi. Twari turi kumwe dufite umuryango mugari urimo n'abaturuka mu yandi madini. Bamwe baribaza ati ariko se mu kiliziya gatolika ni kuriya bimeze? Ibyo bibazo bari kutubaza ntago tubifitiye igisubizo. Nimba hari umuntu wo ku rwego rwa kiliziya wadufasha akadusobanurira impamvu ibyacu byabaye kuriya, hari uko kwihuta gushyingurwa, hari iyo mihango yagenze uko ahandi bitagenda. Nahoze kare nkurikirana umuhango wo guherekeza uriya frere Julien bitabiye Imana ari kimwe. Uho rwose umuhango waciye live, ibintu byose byakurikijwe uko bigomba gukurikirana. Kandi nitegereje mbona umwepiskopi Nyiricyubahiro Musenyeri Papiyasi ari we n'ubundi wari uhari. Ndibaza itandukaniro ririhe? Ku bapadiri ni kuriya bigenda? Ndashaka igisubizo nshobora guha ababyeyi, abavandimwe abari kutubaza ibibazo. Ese byatewe n'iki? Ihuti ibintu bya vuba ibintu byatewe n'iki? Donc dufite ibyo bibazo, turi kubibazwa, yaba ari abo muri kiliziya, abo tubana mu kiliziya gatolika, yaba abo mu yandi madini, bari kubyibaza ati byatewe n'iki? Ariko namubwira ngo muvandimwe, warugeze igihe cyiza cyo kuba nawe wabona no ku mbuto wabibye. Warugeze igihe cyiza cyo guterwa ishema n'abo wagiye ugirira neza. Hari ama message twagiye tubona y'abantu benshi yagiriye neza. Nshuti bakunze ba Imipro Media, abakunze ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu Kristo Yezu akuzwe, abari muri diaspora ndetse n'abari mu Rwanda, cyane cyane abo muri diocese ya Byumba, tunabihanganisha ko mwagize ibyago, umupadiri wanyu n'umufrere bitabye Imana. Tugiye kuganira rero, ngiye kuganira na murumuna wa Padiri Donati witabye Imana. Mwari mwansabye ko nagira icyo mbibabwiraho iriya incident yabaye y'urupfu yo kuba Padiri Donati n'umufrere baritabiye Imana mu ijoro rimwe. Mumaze kubinsaba nabahamagariye Padiri mukuru wabanaga na Padiri Donati. Hari ibyo yambwiye, ariko hari abagize bati rero turashaka uturebere no kuri kote ya famiye. Kuri famiye ho bimeze bite? Cyane cyane ko hari ibaruwa nahuye nayo ku mihanda, umuryango wa Padiri Donati wandikiye Nyiricyubahiro Musenyeri wa diocese ya Byumba, ndetse batanga kopi ahantu henshi, batanga kopi kwa karidinari. Bamenyesheje karidinari, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi ushinzwe imibereho myiza mu karere, umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, umuyobozi wa polisi mu karere ka Gicumbi, padiri mukuru wa paruwasi Rwamiko, na padiri mukuru wa paruwasi Kisaro. Ubwo rero niyo mpamvu ubu ngubu ndi kumwe na murumuna wa Padiri. Reka atangire adusuhuza, anatwibwire muri make tumenye uwo tugiye kuganira. Mwanya n'uwawe Damase. Murakoze cyane. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Murakoze. Nitwa nkuko bivuze, nitwa Jean Damascene Ndoriyobijya.
nkaba ndi murumuna wa Padiri Donati Bagirubwira uwitabye Imana ku itariki 12 z'uku kwezi. Akaba yarakoreraga ubutumwa muri paruwasi ya Kisaro muri diyosezi ya Byumba. Akaba ari njye nyine murumuna we, tuvuka mu nda imwe kwa papa na mama. Yego. Urakoze cyane, dukomeje kubihanganisha. Ntabwo biba byoroshye, padiri mukuru wawe yari akiri mutoya, kuko menya mugifite n'ababyeyi. Yego, ababyeyi turabafite, papa na mama. Nk'uko bivuze, padiri yari akiri mutoya, yari ageze igihe navuga ngo cy'ubukwerere, yari igikwerere kuko yari yujuje imyaka 53. Urumva yuko yari akiri mutoya, ntabwo yari ashaje byo kuvuga ngo azize izabukuru wenda. Yego. Damase, akimara kwitaba Imana, ku mbuga nkoranyambaga hatambutse amakuru atandukanye. Bamwe bakavuga ngo we na frere ngo bagiye ngo gushyingura umuntu, ngo bavuye bajya gukaraba, ngo bashobora kuba barabahaye ibyo kurya bihumanyije, donc uburozi, birangira bitabye Imana. Abantu benshi nibyo bahurijeho ku mbuga nkoranyambaga, ariko njyewe nahamagaye padiri mukuru ambwira ko atari byo, ko bo bategereje nka Kiliziya bategereje ibisubizo byo muri autopsy. Rero abakunzi ba Emi Pro Media ndetse n'abakunzi ba padiri n'abakristo muri rusange bari bansabye ngo nzababaze namwe kuri kote yanyu bimeze biti. Mwebwe urupfu rwa padiri Donati mukuru wanyu murusobanura gute? Murakoze. Mu by'ukuri urupfu rwa mukuru wanjye ntago dufite uburyo bwari bwo bwose bwo kurusobanura, kuko nk'uko rwatunguye buri wese, twebwe rwadutunguye kurushaho nk'umuryango, kuko ntago twari tumuzi arwaye, ntago twigeze tumenya ngo yakoze accident, nta kintu na kimwe twamenye ku cyateye urupfu rwe, ndetse kugeza na n'ubu. Ariko wari utangiye uvuga uti hari amakuru yagiye atambuka avuga ngo yapfuye, yari ari kumwe n'umufurere nawe witabye Imana muri iryo joro, mu ijoro na padiri yapfuyemo. Ariko navuga ngo amakuru ari gucaracara, uko abantu bayafite, navuga ngo byenda gusa nuko tuyafite, kuko twabuze uduha amakuru mpamo. Ni ukuvuga ngo wenda nihereyeho nko mu muryango, nababwira uko twebwe twabimenye, nuko byatugendekeye. Ku munsi wo kuwa mbere, kubera ko nari maze iminsi ndi nkora, nari naruhutse, ntago nakoze ku munsi wo kuwa mbere, neriwe mu rugo nduhuka. Noneho mu masaha, ubwo urumva navuganaga na bamwe bo muri famiye tuganira bisanzwe. Hari nabo twavuganagayo, hari abari bari kuganira na Padiri Donati mukuru wanjye kuri telefone. Uwo munsi wose byari amahoro, ku buryo no mu masaha ye y'umugoroba, mu masaha ye ayishyika mu masaha 11, njye nari navuganyeho na papa, ambwira yuko hari ibyo yavuganye na padiri. Yego. Ubwo rero igihe cyarageze, ngewe turaryama, ni mw'ijoro. Ariko njye menya amakuru nabimenye mu rukerera. Urabona, hari kuwa kabiri mu gitondo. Kuwa kabiri mu gitondo. Hari ukuntu nyine kuno twamenyereye, navuga ngo tubyukira ku matelefone. Narabyutse nitegura kujya mu kazi bisanzwe, nkora ibyo ngomba gukora. Ndangije mfata telefone, kwa kundi urebaho ngo urebe amasaha aho ageze n'iki kiriho. Imesaje ya mbere nakubitanye nayo ni imesaje yo ku rubuga rwa famiye, ivuga ngo
ngo twihanganishije umuryango wa Himbana Felicien kubwo kubura umuhungu wabo Padiri Donate Bagirubwira. Mpita mbonaho n'ifoto ifoto ye nyine iriya foto yagiye yasakajwe ivuga ngo in loving memory of Father Bagirubwira Donate. yego. Ntago nabashije kubyumva, nabaye nk'uwikanze ngira ngo wenda bishobora kuba hari undi ubaho utari we. Muri nge ndazungera mbura uwo mbaza, urabona iyo ikikuba kigucitseho ubura icyo ukora, ubura kuvuga. Nibwo narebye ako kanya telefone yahise isona, mpita mbona mushiki wanjye ari kumpamagara, ndamwitaba, arambwira ati twagushatse cyane twakubuze. Ndavuga kubera nari naryamye naniwe ntago telefone nayumvishe, ariko nanjye ibyo ugiye kumbwira ndabibonye sinzi icyo ari byo. Arambaza ati se byagenze gute? Ndamubwira nti naba nawe wowe wabimenye kare, urumva wampamagaye kare ubimbaza, ngiye nibwo mbimenye, ntago nanjye na n'ubu ngubu sindasobanukirwa ibyo ari byo, sinzi uko byagenze, sinzi. Uwo mushiki wanjye ahita ambwira ati ngewe ejo twaravuganye, turi kuvugana, yambwiye ko baganiraga nyine ku bijyanye na mama wacu, uburyo kuko mama wacu afite intege nke nawe, uburyo twamufasha kumuvuza nyine. Yego. Ati twari turi kubiganiraho, turi kubiha umurongo y'icyo twakora. Ati kandi nta hantu na hamwe yari arwaye, ati nanjye sinzi ibyo ari byo. Ndavuga rero ubwo nta kundi, reka twitegure tujye mu rugo, tujye kumenya ngo bimeze gute, turebe ko ababyeyi bakiriye iyo nkuru, bakiriye icyo gikuba cyacitse. Ubwo ngubwo naratise ntangira kwitegura, bigeze mu masaha ya 4:00, ubwo nashatse umuntu mbaza ndamubura, umuntu nagira icyo mbaza kuko nta muntu wo kuri diocese nari mfitiye nimero wa hafi. Nabo nari nzifite, ntago hari ukuntu mu bwonko bihita byivanga, ntuhite ubona umuntu vuba, nimero z'umuntu wa hafi ntuhite uzibona. Iyi focus ihita igenda iyo umuntu ahuye n'ikibazo nk'icyo. Yego. Numva mbese sindi guhita nkurura umuntu nabaza, ariko bigeze mu masaha 4 sinzi ukuntu byaje, mpita nibuka yuko Vicaire General wa Byumba ari we Patrick Irankunda, turaziranye. Yego. Ni n'inshuti ya famiye, akaba ndetse rwose n'umuturanyi wa hafi, ku buryo no mu rugo arahazi, turagenderana. Mpita nibuka yuko nimero ze nzifite. Yego. Ndavuga nti uwamubaza. Ndamuhamagara, aranyitaba, ahita nambwira ati mwihangane, twamenye inkuru y'incamugongo, nimukomere. Ndamubaza se byagenze gute? Ambwira ngo mu masaha y'igicuku ashyira saa 7, Padiri mukuru wa Kisaro yamuhamagaye, amubwira yuko ngo Padiri Donate mukuru wanjye yari yiriwe ari muzima, ngo hanyuma aza mu masaha y'umugoroba nyine aza kujya ahantu. Uwo Padiri nawe ntago yari ari mu rugo, Padiri mukuru. Noneho ngo bigeze mu masaa 2 hejuru aho z'ijoro, uwo Padiri Donate mukuru wanjye ngo aramuhamagara, ahamagara Padiri mukuru wa Kisaro babana, ngo aramubwira ngo hari ahantu anyuze, ngo araza atinzeho gatoya. Undi ati nta kibazo, ubwo we akora ibyo akora yigira kuryama. Ubwo ni Padiri mukuru. Noneho mu masaha akuze Padiri Donate aza gutaha, agera mu rugo aho baba, arikingurira, yinjira mu nzu, ngo ajya ku meza. Ubwo Padiri mukuru we yari yaryamye, yari yagiye mu cyumba cye. Noneho ngo Padiri Donate ajya ku meza, ngo hashize akanya nyine ngo yasinziriye ku meza.
noneho ngo hashize akanya umukozi wabo yaje gukomangira padiri mukuru ngo aramubwira ngo ese Padiri Donati ko yasinziriye ku meza atajya kuryama bimeze gute ngo ubwo padiri mukuru arabyuka araza ngo aramunyeganyeza kugira ngo amukangura ajye kuryama amunyeganyije ngo abona ntanyeganyega ngo agerageza kumunyeganyeza cyane ngo ariko abona wapi ngo ariko ubwo muri uko kumuvugisha gutyo ngo akumva ngo umwuka uri kumanuka ngo uri kugenda uba muke ntago nzi uko wenda yabyumvaga ari nimba wenda yari ari guhumeka nabi ntago mbizi ariko ubwo aske ibyo padiri ibyo musenyeri Patrick yambwiraga uko padiri mukuru yamubwiye ngo yumvaga umwuka yabonaga umwuka uri kugenda uba muke ngo ubwo padiri mukuru nyine yahise ashaka abantu yahamagara bamutabare bamufashe kugira ngo amujyane kwa muganga ngo ahamagara abantu batandukanye arababura kuri telefone urumva byari mu masaha y'igicuku aho ngaho nta yindi modoka bafite hari ngo imodoka ya yundi mupadiri nawe babana aho ngaho ariko uwo mupadiri ntago yari ahari yari yagiye i Kigali noneho ngo aramuhamagara kugira ngo amubaze kontaki aho iri noneho amujyane kwa muganga ubwo uwo mupadiri babana yarayimurangiye ubwo bafata Padiri Donati ngo bamushyira mu modoka bamujyana kuri dispensaire iri hafi aho ngaho Kisaro ngo baragenda bageze aho ngaho kuri dispensaire ngo abaganga bari bahari barababwira ngo uko tubibona ngo ntacyo twamukoraho ngo kandi ngo tugiye no guhamagara ambulance ngo yatinda ngo ahubwo ngo wowe ngo mukomezanye ku bitaro ntararengaho ubwo nyine ariko bimbwira nahise nibaze se yakomeje yabamubwiye gukomeza ku bitaro nta muganga bamuhaye cyangwa batabanje yenda no kumwakira batabanje kumwakira ngo barebe niyo bamushyiraho bya bindi bifasha umuntu guhumeka ese aho ngaho ntabihaba donc nta kintu batubwiye kijyanye n'icyo ngicyo kuba yarageze aho ngaho kwa muganga ntibamwakira ahubwo bakamubwira ngo namukomezanye ku bitaro ngo kuko ngo bo ntacyo bamukoraho ngo kandi ngo banahamagara ambulance ngo yatinda hanyuma ngo akomeza kwa muganga ariko nanone nkibaza kubera iki batasabye ko ambulance yaza bakahurira no mu nzira cyangwa se bakamuhereza n'umuganga bagendana muri iyo modoka akagenda ari gutanga support ikenewe ku muntu urembye ku muntu uri urembye urumva no rugero ashobora no kuvuga ati iyi position arimo si nziza atwawe n'umuntu w'umusivile ntago atwawe n'umuganga ageze mu maboko y'umuganga umuganga aramubwiye ngo komeza babyita first aid nibura nkeka ko uko mbitekereza nibyo ntekereza nibura hari kujyamo umuganga wo kumuherekeza noneho bakajyana ku buryo nagerayo banamwakira vuba kuko babonaga yuko condition ye iri kuba critique ubwo ngo padiri mukuru yaramukomezanyije agera ku bitaro bageze ku bitaro mu kumwakira ngo ariko ngo bagerayo nyine ngo babona ngo byarangiye ngo ni ukuvuga ngo bageze kwa muganga Padiri Donati yamaze kwitaba Imana ubwo nta kindi cyakozwe bahise bamujyana ubwo ni mu buruhukiro nta kindi hanyuma padiri mukuru wa Kisaro nibwo rero yahise abishyira ku ahamagara uwo yahamagaye musenyeri ngo ahamagara n'uriya Patrick igisonga cya musenyeri arabimumenyesha amaze kubimumenyesha nabo birabayobera ngo bahita babishyira ku rubuga rw'abapadiri bahuriraho nuko nguko byasakaye byatangiye nyine kumenyekana hanyuma bamwe mu bo mu muryango nabo urumva inkuru imaze kugera ku rubuga ihita itangira kugenda yihuta muri ayo masaha y'igicuku hari bamwe nyine batangiye kujya hari uburyo abantu baba baryama mu byiciro bitandukanye hari abatangiye guhita babimenya nabo babikuye ku rubuga ubwo rero
ibyo ngibyo ngewe nibyo Musenyeri Patrick yari ari kumbwira, yambwiye uko byagenze, uko yabwiwe na padiri mukuru wa Kisaro wabanaga na padiri Donate mukuru wanjye. Noneho ubwo amaze kubimbwira gutyo ndamubwira nti noneho rero nta kundi byagenda, ese ubu hakurikiyeho iki, ubu tugiye gukora iki? Arambwira ngo ubu ngubu umpamagaye ari byo turimo turi kubitegura, ati mu kanya turasohora itangazo turababwira. Noneho mpita mubwira nti rero ubu ngubu ndamubaza nti ese hari umuntu wundi wo muri famiye mwavuganye? Arambwira ngo ntawe. Ndamubwira nti rero ubu ngubu ndahari, niba hari ikindi kigiye kuba ubwo dufatanye nka diyosezi n'umuryango turebe dutegurane gahunda ijyanye no gushyingura. Arambwira ati nta kibazo. Ubwo ngubwo dutandukana gutyo, nanjye nkomeza imyiteguro yo kugira ngo mpite njya mu rugo kureba ababyeyi ndebe uko mu rugo byifashe. Muri icyo gihe nyine ndi gusoza kwitegura byari bigeze nuvuga ko Padiri Donate yitabye Imana ku wa mbere nijoro. Yego. Noneho ndi kwitegura bigeze mu masaa 6 saa 7 nibwo nagiye kubona mbona itangazo rirasohotse z'ijoro. Oya, zo kumanywa maze kuvugana na Musenyeri Patrick. Ubwo zasohotse kuwa kabiri mu kumanywa. Yego. Nibwo itangazo ryasohotse. Urumva twari tumaze kuvugana, mubwiye nti noneho ibijyanye no gushyingura ndahari, dukorane nka famiye na diyoseze turebe dupange gahunda y'uko byagenda y'ikizakorwa. Noneho mbona itangazo rirasohotse. Itangazo risohotse ndarisoma, ndumva hari namwe mwararibonye, ariko ku musozo w'itangazo hahita hajyaho bifatanye na gahunda yo kumuherekeza, yo kumushyingura. Itangazo turaza kuryishyiraho. Yego, mwaza kurireba, birafatanye neza. Itangazo rirakoze ryasozwa, hagahita hakurikiraho ngo gahunda yo kumuherekeza, hariho igihe azashyingurirwa, igihe hariho gahunda y'ijoro ry'ikiriyo, hanyuma no kumushyingura ku munsi ukurikiyeho. Ni ukuvuga ko itangazo ryo kumubika ryasohotse ririho n'igihe cyo kumushyingura. Yego. Kandi ubwo ari ku munsi ukurikiyeho. Ubwo ni ukuvuga ngo byari ku munsi ukurikiyeho. Yitabye Imana kuwa mbere nijoro. Kuwa kabiri saa 6 basohora itangazo ryo kubika ririho n'itariki yo kumushyingura, ubwo ariyo kuwa kane. Yego. Ubwo biza bifatanye. Mbere na mbere ngewe nahise mbigiraho duti. Yego. Ndavuga ubundi busanzwe ibyo menyereye, iyo umuntu yitabye Imana, yabo wihaye Imana, yabo umuntu usanzwe, ubundi hihutirwa kumubika. Bakamubika, bakamubibwira abantu, noneho bakanababwira bati igihe cyo kumushyingura, cyo kumuherekeza tuzakibamenyesha nyuma, kugira ngo abantu bicare barebe ibikenewe byangombwa, igihe kiri convenable kuri buri umwe, bafite inzego abantu bagiye baganira nabo n'uburyo n'imikorere byose. Biba binteye ikibazo, ndibaze se aka kanya tumaze kuvugana hari umuntu wo muri famiye bavuganye ku buryo bahise bapangana ino gahunda? Biranyobera. Ubwo ako kanya nahise mpindura gahunda nari mfite. Nari ngiye kugenda straight mu rugo, ndavuga inti ariko ubu ngubu reka nitegure noneho njye Kisaro. Ubwo ku Kisaro ni kuri ya paruwasi? Kuri paruwasi aho Padiri Donate yakoreraga ubutumwa. Yego. Aho yabaga. Ndebe kuko ubwo nahamagaye mu rugo ndababaza. Mpamagara mu rugo ndababaza, hari umuntu uvuganye no kuri diyoseze? Avuga ati ntawe. Ninaze ko basohoye itangazo ririho na gahunda yo gushyingura. Ati nyine natwe tubibonye kuriye. Ndavuga rero reka ngewe ngere aho yabaga menya amakuru. Ubundi hari umuntu wigeze aza mu rugo kubabikira? Aravuga ati nta muntu wavuye kuri diyoseze, atariko
bari bahamagaye Musenyeri Patrick yari yahamagaye padiri mukuru wa paruwasi yacu ya Rwamiko ku ivuko ngo aramutuma mu rugo nyine ngo ajye kubibabwira. Yego, ariko ubwo urumva yamutumyeyo iyo gahunda itaranasohoka. Yego, noneho ubwo nibwo nahise mfata iyo gahunda yo kujya kuri paruwasi ya Kisaro kugira ngo mvugane noneho n'abahari n'uwo padiri mukuru ubabanaga nyine, noneho menya amakuru nshobora gushyira ababyeyi njyana mu muryango. Urumva nta muntu n'umwe wo mu muryango wari wakavuganye n'umuntu waho nyirizina. Muri ibyo byose nari ndi kwitegura kugira ngo ngende, mpita mbona irindi tangazo rivuga ko ntabwo ari itangazo, indi nkuru ivuga ngo hari na frere wari uri kumwe na padiri witabye Imana. Byagenze gute? Noneho aho ngaho nabonye iyo nkuru akavuga ngo padiri Donati yari yagiye gusoma misa ahantu ku muntu witabye Imana, noneho avuyeyo azana n'uwo frere, noneho ngo banyura ahantu kuri kantine, mbese navuga ngo ni nko mu rwego rwo gukaraba, ari naho yahamagaye padiri mukuru babana amubwira ati hari ahantu nyuze ndaza mu kanya. Ubwo naho yari anyuze ari kumwe na frere. Yego, ariko ibyo ngibyo nkaba narabikuye nyine aho ngaho nari mbonye uko kubika ubu frere, noneho bavuga ati na frere bari kumwe yitabye Imana. Noneho ndanabaza ku bari batanze itangazo, ndabaze se uyu frere we yararwaye? Bati wapi, yari muzima, nawe yari yiriwe ari muzima, nta kibazo yari afite, nta burwayi yari afite. Ubwo noneho bituma ndushaho kuba motive yo kujya aho hantu ngo ndebe bimeze gute. Urumva mu myiteguro haba harimo ibintu byinshi, gushaka ibyangombwa, uko witwara, icyo utwara n'iki. Nahagurukanye na mushiki wanjye na murumuna wanjye n'inshuti za hafi tubana hano i Kigali. Dufata imodoka tugenda Kisaro. Twagezeyo nimugoroba mu masaha ya 2:00 z'umugoroba. Tukihagera twasanze nyine mu kigo aho babaga nyine, aho padiri yabaga, hari abandi bantu baje nyine kubafata mu mugongo, abapadiri batandukanye n'abakristo muri rusange baje kubafata mu mugongo nyine. Noneho padiri mukuru ntabwo twahise tuhamusanga, ahubwo abo bapadiri bandi twahasanze bari bahaje baratwakira, turicara, ariko tubabwira yuko twifuzaga kuganira nabo. Badushyira ku ruhande baratubwira ati se bimeze gute? Turababwira icyo twifuza, ni twebwe turabibwira nyine. Ariko muri abo padiri urumva harimo abari bananzi, kubera yuko buriya icyo navugaho gakeya nuko uwo wabonye padiri Donati akambona akenshi turasa. Icyo wenda yaramaze kundushaho ni ukuba munini, ariko ubundi turasa cyane ku buryo umbonye ntago wirwa ubaza cyane. No kuvuga tuvuga kimwe, twavugaga kimwe yafe. Yego, ubwo rero twari tuziranye, twagiye duhura n'ahantu hatandukanye, urumva mu bintu bitandukanye no mu kazi. Yego, noneho rero turaganira, batubwira uko tubabwira icyo twifuza, uko dushaka kuvugana n'umuntu waho, akatubwira amakuru uko bimeze, akatubwira n'icyo twajya kubwira ababyeyi. Baratubwira bati padiri mukuru arasohotse gatoya, atariko ubu yatubwiye gutya. Umupadiri umwe nyine aratuganiriza, atubwira ukuntu nyine nawe yamubwiye. Adusubiriramo iyo senariyo yuko padiri mukuru ngo yamubwiye ngo padiri wacu Donati yari yagiye mu butumwa, ngo avuyeyo nijoro, ngo aramubwira ngo hari ahantu anyuze, ngo araje, hanyuma ngo aza gutaha, arikingurira, yinjira mu nzu, ngo ageze muri salo yicara ku ntebe, ngo padiri mukuru we yari aryamye, ngo hanyuma mu kanya umukozi aza kumukomangira amubwira yuko padiri ngo atagiye kuryama, ngo azaje kumukomanga ngo abyuke ajye kuryama, ngo asanga ntari kunyeganyega.
hanyuma ngo ahamagara abantu batandukanye ntiyababona, hanyuma afata imodoka ya automatique yari hari aramutwara kwa muganga. Uko nguko nyine nabikubwiye bimeze nka script yanditse ivuga ngo hatangiye icyakurikiraho iki. Noneho hashize akanya padiri mukuru abaraje, uwo wa Kisaro babanaga. Ahageze uwo mupadiri wari kutuganiriza aramudupresenta, aravuga ati abangaba n'abavandimwe ba Padiri Donati bari baje hano kugira ngo babasuhuze. Nuko padiri mukuru aradusuhuza, aravuga ati mwihangane, ahita akomeza mu nzu. Noneho hashize akanya tubwira uwo mupadiri twari turi kuganira tuti noneho tubwirire padiri mukuru aze tuvuganeho gakeya, kuko turi kwihuta tugiye no mu rugo kwivuko kubwira ababyeyi. Turashaka kugira ngo tubone icyo tubwira ababyeyi kivuye ku muntu nyirizina. Buriya harimo nge no mu byo expectingaga harimo kimwe, kumbwira nyirizina nk'umuntu bari kumwe. Ese yarwaye byagenze gute, numva nshaka nyine kumubaza nyirizina nk'umuntu babanaga bari kumwe. Nibura umuntu agena deep amubaza ati ese mu minsi yashize bwo hari amakrize runaka yigeze kugira, hari ikibazo yigeze kugira mbere hose, uko mwabanaga byari bimeze gute. Tumutumaho nyine tumubwira uwo mupadiri agenda mutubwirire aze tuvugane nawe gatoya. Padiri baragenda bamara umwanya munini bataraza, ku buryo aho twahamaze indi minota iri hagati ya 30 na 45 ataragaruka. Ageze aho muhashize iyo minota, uwo padiri twari turi kumwe aragaruka aratubwira ati padiri mukuru arambwiye ngo ibi bintu ngo yabirayemo, ngo yanabyiriwemo, ngo arananiwe, ngo nta kindi afite cyo kubabwira, ngo usibye ngo n'ubundi ibyo ngibyo twababwiye ngo nuko byagenze. Aho nahise ngira ikibazo, ndavuga ko se ubu koko abantu bo muri famiye arananiwe ku buryo no kuza akatubwira ati mugende mubwire papa na mama muti ihangane nta kundi turi kumwe. Wenda iryo jambo ryonyine ntago ari ijambo riremereye rikomeye, ntago ari ijambo rivunanye, cyangwa se nawe tukabyumva mu kanwa ke. Ntago twebwe twari tuje turi abantu b'abanyamakuru baje gutara inkuru, ntago twari abaturage baturutse hakurya, ni famiye yari ije kumva ngo bimeze gute. Biratuyobera. Hashize akanya arongera aranasohoka, padiri mukuru atunyuraho. Wa mupadiri aramubwira ati aba nibo bavandimwe ba Padiri Donati bashakaga ko muvugana. Ati nababonye twasuhuzanyije. Ahita akomeza, ntago ari twebwe twabihisemo, turabazanya tukareba tukabona mu myiteguro yacu nka famiye ntago biri gukunda pe, biri hafi. Nta n'umuntu n'umwe waduhaye amakuru nibura ngo atubwire ngo umuvandimwe yapfuye, ati umwana wacu yapfuye, ate yazize iki, byagenze gute. Ese nibura nta n'umuganga nibura mu bamugezeho muri babandi bahuye nawe wavuze ati turi kubona n'urugero ari guhumeka nabi. Nta n'umuganga wavuze ati turi kubona wenda ari gukorora. Nta makuru na make, donc umuntu yapfuye gusa nsetu nibyo. Noneho turicara nk'umuryango muri iryo joro turavuga tutariko ko tuzi yuko Kiliziya ari umubyeyi w'abakristo, Padiri Donati akaba yari umwana wa Kiliziya, yari umwana wacu ariko akaba n'umwana wa Kiliziya. Uwasaba musenyeri tukamusaba yuko rwose hari ibintu tutari kubasha kumva gusobanukirwa, noneho badufashe batworohereza. Nibwo twishyize hamwe twandikira musenyeri, tumwandikira ibaruwa muri icyo gicuku cyo kuwa kabiri. Tumwandikira ibaruwa, ariko ubwo wenda ntaragera kuri icyo gihe cyo kumwandikira ibaruwa nasanze ngo bababwiye ngo babasabye ngo papa na mama baze kuzinduka bajya Kisaro kuri paruwasi ngo bajye kuvugana n'ubuyobozi bwa diocese. Ndavuga isi bababwiye yuko mugenda mu buhe buryo, birakorwa gute, muraba mugiye gukora iki? Atubwira ati urumva n'abasaza n'abakecuru nta makuru yandi ahagije bafite. Aravuga ati twebwe batubwiye ngo
twebwe tuzinduke tujyeyo nuko ndababwire se baraza kubafata se bati wapi ubu ngubu turi kwiyeranja ngo dushakishe uburyo bwo kwidepurasa ngo tujyeyo numva nabyo ni bimbereye ikindi kibazo kandi bigize kuba nta muntu wavuye kuri diyoseze ngo aze kutubikira cyangwa se ave kuri paruwasi yari ariho aze kutubikira wenda muri diyoseze mu rwego rwa kiliziya bahamagaye padiri mukuru wa paruwasi tuvukamo araza urumva nawe ibyo yakiriye n'amakuru yakiriye nawe bamuhamagaye ari kure habuze umuntu wari uri aho ngaho batuma ati ndi intumwe ivuye aha ngaha none ahubwo bari gusaba ababyeyi aba ari bo bajyayo ubwo kandi ubwo bari kubasaba ko bajyayo kuri uwo wa gatatu kandi uwo wa gatatu niho hateganijwe ijoro ry'ikiriyo cya Padiri Donati ubwo twiyibukije gato dusubira ubwo deja ntuza gahunda yo kumubika na gahunda yo kumushyingura yari yasohotse uwo munsi nka saa 7 yego ababyeyi batabagishije inama umuryango batabagishije inama nabo babibonye nkuko n'abandi bose babibonye yego ni ukuvuga ngo ababyeyi nabo iryo itangazo gahunda babonye bayibonye gutyo nta wababajije ngo muzaboneka ryari mwiteguye iki mumeze mute noneho ubwo nyine twandikira musenyeri twandika ibaruwa tubashimira ndumva ibaruwa wenda nayo mushobora kuyibona twebwe icyo twamwandikiye twabashimiraga yuko dutabaye batwihanganishije hanyuma ariko bakaba bana ubuze nabo umwana wa kiliziya hanyuma ariko natwe nk'umuryango tugira ibyo tumusaba ikintu cya mbere twamusabaga ko kubera yuko twumvishe urupfu rw'umuvandimwe wanjye ari we umwana wacu Padiri Donati bagira ubwira rwatunguranye rwaje amarabira atarwaye nta n'undi uri kutugaragariza ko arwaye turamusaba yuko batwemerera yuko hakorwa isuzuma rya gihanga autopsy kugira ngo turebe nibura yuko iryo suzuma ryo ryatugaragariza icyamuhitanye icyo ni kimwe ikindi cya kabiri tumusaba yuko badufasha nk'umuryango bakigiza imbere itariki yo kumushyingura kuko ibaye vuba ntago twebwe nk'umuryango twabonye umwanya uhagije wo kwitegura kumuherekeza ndetse no kumukorera ikiriyo hanyuma ikindi cya gatatu tumusaba yuko nyine batuba hafi nka diyoseze bakajya baduha amakuru afatika ahamye tugakorana ndumva ibaruwa nayo mushobora kuyibona nanjye nayibonye yego iyo baruwa rero kubera twabonye ibaye mu rwego ruri ofisiyeri tubona yuko nimba tujemo gusaba ibya autopsy ubundi ibintu bya autopsy mu makuru nari mfite yuko bikorwa ahanini bikorwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rero numvaga ari byiza yuko kugira ngo tworoshye ibintu nabo tubamenyesha yuko icyo kintu tugisabye kugira ngo byihute bye gusaba izindi process zo kugira ngo babibone nabo bajye gusaba RIB nuko nari mbizi niyo mpamvu twihuta nabonye mwaramenyesheje RIB n'akarere yego niyo mpamvu twamenyesheje izo nzego zose kugira ngo donc byihute noneho ibaruwa dukora uko dushoboye turara tuyoherereje musenyeri nyine nabo bishoboka ariko iyo musenyeri uri kuvuga ninde noneho musenyeri nyiricyubahiro musenyeri Papias wa diocese ya Byumba niwe twayoherereje na padiri mukuru wakunze kuvuga na padiri mukuru abantu bazarinde padiri mukuru nakomeje kuvuga ni padiri mukuru wa paruwasi ya Kisaro yitwa amazina ye ntago nayafashe nafashe gutyo Rwubake Bosco yitwa Rwubake Bosco merci ngewe nafashe padiri mukuru gusa noneho nawe ari mu bo twamenyesheje tumuhana kopi hanyuma yewe n'uriya musenyeri Patrick nawe tumuha kopi nuko ubwo rero turaruhuka nyine ariko urumva nta kuruhuka muri icyo gicuku imyiteguro ibikomeje nuko ubwo ngubwo rero
ubwo ngubwo burakeye mu gitondo kuwa gatatu mu gitondo nibwo nabonye Musenyeri Patrick yarampamagaye. ubwo tugeze kuwa gatatu mu gitondo mwaraye mwanditse twaraye twanditse nijoro twanayohereje. kuwa gatatu mu gitondo nibwo nabonye Musenyeri Patrick arampamagara arambwira ati maze kubisabwa na nyiricyubahiro Musenyeri Papiyasi wa Byumba, ati ubu ngubu ngiye kuza aho mu rugo nonaha, ati saa 2 ndaba mpageze. Ndavuga nti ahubwo bari batubwiye yuko papa na mama bari buza aho ngaho, ati ubwo ntago bakije. Ati yego, ati ubwo ntago bakije, ati ngewe ndaje. Ndavuga nti ubwo nuko nguko mpita mbibwira ababyeyi, ndababwira ntago mukigiye, ahubwo Musenyeri Patrick niwe ugiye kuza hano. Turamwitegura, araza. Yaraje, ahageze azana na padiri mukuru wa paruwasi yacu ya Rwamiko, ndetse n'uhagarariye abarayiki ku rwego rwa diocese no muri paruwasi, baza mu rugo. Ubwo turahura nk'umuryango, noneho atubwira uko mbese ubwo yatubwira ubutumwa noneho yahawe na nyiricyubahiro Musenyeri Papiyasi, umushumba wa diocese ya Byumba. Atubwira yuko nabo gahunda icyo twari twabasabye cyo gukoresha autopsy, nawe akurikije ngo ibyo yari yakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga, yabonye ari ngombwa yuko iyo autopsy ikorwa. Ngo ndetse ubu ngubu umurambo wajyanwe gukorerwa autopsy i Kigali. Icyo ni kimwe. Noneho tugera ku kindi noneho cyo kusaba ku itariki yasubizwa inyuma. Turamubwira tuti mwadufasha itariki ikigira inyuma, hakaboneka umwanya wo kwitegura. Hari abavandimwe bacu batari hafi, hari natwe ubwacu ntago tubonye uburyo dukurikiriyo, urabona ko dukora ikiriyo. Urabona ko gahunda ubwo kuri uwo wa gatatu ku cyari kiri kuri gahunda hari ikiriyo kuri diocese. Yego. Noneho twibaza, turamubwira tuti natwe dukeneye kugira ngo nibura dukore ikiriyo. Ikiriyo cyanyu nka famiye n'inshuti. Yego. Ikiriyo nka famiye n'inshuti n'umuryango. Noneho ariko tubashe no kwifatanya n'ikiriyo cya rusange kuri diocese n'abandi bose. Noneho aratubwira ati ntago ibyo bishoboka, ati n'ubundi ibikorwa byose, ati ni ibya diocese, mwebwe ntacyo bibarebaho. Icyo ngicyo ku ruhande rwanjye cyarankomerekeje. Ntago kuvuga ngo byose ni ibya diocese ntacyo biturebaho. Yego, umwana ni wa diocese ariko afite umuryango avukamo kandi nawo umufiteho. Cyangwa wasanga ariko bigenda mutari mubizi, uyu umuntu abaye umusaseridoti ubwo abatandukanye n'umuryango. Ntago mbizi. Ubwo ibyo ngibyo nabyo wenda biri muri bimwe mu bibazo ndi kwibaza kugeza ubu. Nakwibaza ngo ese koko niko bigenda? Ese muri kiliziya koko niko bigenda? Ubwo umupadiri ikimubayeho uko bigenze kose ntacyo birebaho umuryango. Ntago yenda muri comment abandi bafite muri famiye zabo bafite abapadiri batubwira nabo. Yego, batubwira uko babizi, baza kudufasha bakadusobanurira, wenda nimba hari n'undi nawe byabayeho cyangwa se nimba ari ko babizi baza kutubwira. Ubwo turamwinginga, turamubwira tuti wowe dusabire nyiricyubahiro Musenyeri, umusabe rwose atwigiriza itariki imbere. Dore aho kuko dukeneye kugira ngo dukore ikiriyo, ariko tuze no gukora ikiriyo aho ngaho kuri diocese nyine muri rusange. Aratubwira ati ntibishoboka, ati gahunda yafashwe ngo ntishobora guhinduka, ngo itangazo ryasohotse ngo nta kindi barihindura, ngo biragoye yuko ngo rishobora gusubirwamo ngo cyangwa se ngo bigasubizwa inyuma. Noneho turamubaza, ese none ubwo ikiriyo kigiye gukorwa, diocese irakora ikiriyo cyayo, natwe dukora icyacu, ese
turaza kugikorera kuri diyoseze cyangwa diyoseze iraza kugikorera hano. Biragenda gute? Aratubwira ati twebwe kuri gahunda kuri diyoseze hari ikiriyo, ati muri mwebwe mwabirebamo mubishatse, ati hagira abaza tukifatanya. Mbese sinzi nimba narabyumvishe neza, numvishe ari nkaho avuze ngo ubishaka azaza. Ikiriyo cyo kirahari, ntawe ugisimbura, ni mubishaka muzaze, ni mubidakunda ubwo muzabyihorere. Yego. Ubwo tubona ko kwinginga byanze nyine, ubwo tubura icyo dukora. Aragenda atubwira ibyo ngibyo, atubwo ngubwo nta yindi gahunda, ati ikizami cya autobus cyakozwe, ati ikisigaye ni gahunda yo gushyingura, ati na gahunda y'ikiriyo iri bube nimugoroba kuri uwo wa gatatu, ati nta bindi. Adusiga mu rungabangabo, tubura icyo dukora nyine, tuguma nyine muri iyo myiteguro turi kuvuga tuti ariko wenda ahari bashobora kuza kutwumva. Yego. Biranga pe. Ubwo urumva kuri uwo wa gatatu bari bushyingure ku wa kane, kuri gahunda yari iri ku wa kane, byari kujya gufata umubiri ku bitaro saa 2:00. Yego. Byari kujya gufata umubiri ku bitaro. Bivuze ngo usibye uwo wa gatatu twari dufite, nta kindi gihe twari dufite. Urabizi ko mu gushyingura habamo ibintu byinshi cyane. Mu gushyingura haba harimo ibintu byinshi, abasabwa ibintu byinshi by'imyiteguro, hari gutegura nk'urupfu rutunguranye nk'urwo, nta n'umwe wari witeguye. Hari no kuvuga ati nta n'umwenda ufuze mfite. Hari kuvuga ati nta rurabo, nta niki, buri kimwe cyose kiraducanga. Urumva ubwo twagiye, urumva twatandukanye hejuru mu masaa 4 saa 5. Urumva amasaha twari dusigaranye ni make cyane. No kugira abandi, urumva muri uko gutungurana hari n'abandi bavandimwe benshi, inshuti, umuryango wacu ni mugari, bari bari kure batabashije no kubona umwanya wo kwitegura. Turavuga tuti nta kundi, reka tugende mu mujyo wa diyoseze. Ubwo turitegura, urumva no gushaka uburyo bwa déplacement, kutwara abantu bari buvaho mu rugo bajya kuri diyoseze. Iki ni ibintu byinshi birimo, bisaba imbaraga nyinshi. Ubwo diyoseze irabiba ko yababwiye ko ubujyanye n'imyiteguro ntacyo bibarebaho. Ubwo nari nzi ko byose byipevera, niba amadeplacement dépense nyine zanyu ko ziyireba. Oya. Ni ukuvuga ngo icyarebaga diyoseze ni ugushyingura umuntu gusa. Ibigendanye no kumushyingura gusa, kumukura ku bitaro, ukamujyana ukamugeza mu kiliziya, bagasoma misa, ukamujyana ku irimbi, bakamushyingura, mugasohoka, mugakaraba, hanyuma mugataha. Ubwo rero wa mupadiri yaba yarababeshye wa undi vikeri, kuko yarababwiye ngo mu bijyanye no gushyingura ngo nta kibareho, ngo bireba diyoseze. Kandi gushyingura habamo ibintu byinshi, habamo na famiye, ibyo wavugaga ku badeplasa, niba ari ukodesha agakota akagakodesha, urumva ibyo byose biri. Hari ibyo bavuga ngo ibigize icyaha. Iyo bavuga ngo ibintu bigize icyaha ni urugero, bashaka kuvuga ko atari akantu kamwe. Mu gushyingura ni ibintu byinshi, ni ibyo byose. Ubwo njye nari ngize ngo ubwo byose ahubwo barabikoze. Oya, ni ukuvuga ngo ibi tureba nka famiye, ibindi byo ku ruhande rwa famiye yarirebaga. Yewe nta n'uwayihaga amakuru, nta n'uwayibazaga ngo mumeze gute, nta n'uwigeze abaza ngo ese ngo murabura iki, nta n'uwigeze abaza nibura ngo tuvuge ngo tugeze muri uwo mugoroba, mwiteguye iki, mugejeje hehe, murabura iki ngo tubafashe. Urumva nyine nimba tugomba kugera aho ngaho ku kiliziya saa 2, at least reka tuvuge nk'ababyeyi, nka famiye mu rugo aho ngaho. Byarashobokaga yuko niko mbitekereza, nk'uko diyoseze yari yavuze iti ibindi byose biratureba. Byarashoboka ko bavuga bati twebwe turakora muwe mwiteguye saa 2, turaza tubajyane tubageze ku kiliziya. Urumva wenda ntituvuze ngo batware n'umuryango wose n'inshuti n'abavandimwe, ntago wenda reka tuvuge ko bitakunda cyangwa se byanakunda, ariko reka tuvuge ngo
gusharinga responsibility. Ndabyo. Yego, ariko ibyo ibijyanye no ku ruhande rwa famiye byaraturebaga. Mu yandi magambo bivuze ngo niyo tubura uko tugenda bikadusaba kugenda n'amaguru, iza saha zikadufata tutaragerayo, bari kumushyingura. Niko mbibona, kuko nta iyo coordination yo guhuza ngo mugeze he bimeze gute nta yari ihari. Yego. Ubwo icyo kora twari yaranjije bidusaba imbaraga nyinshi. Ubwo nkanjyeho nahise ngaruka i Kigali gushaka bimwe hari urumva hari bimwe biba bitaboneka aho dutuye. Yego. Nza kubishaka i Kigali, abandi basigara mu rugo nabo bari gushyashyana mu bindi. Cyokora muri uwo mugoroba batubwira yuko hari buze kuba igitambo cya misa kirasomwa na padiri mukuru wa paruwasi yacu ya Rwamiko. Urumva njye sinari mpara, ariko yaraje, igitambo cya misa kirasomwa saa 12 nyine mu rugo, kirasozwa nyine, abantu barabihanganisha, birarangira, arataha. Urumva nawe yari nk'intumwa, nta nubwo wenda habayeho no kuvuga ati nka paruwasi padiri avukamo, muze kuza ababyeyi bajyane na padiri mukuru wa paruwasi. Yenda mu buryo bwa déplacement. Mu buryo bwa déplacement bwo kubafasha, ati nka paruwasi noneho avukamo, reka cyangwa umuryango cyangwa ababyeyi bagendane na padiri wabo, padiri mukuru w'iyo paruwasi avukamo ya Rwamiko. Donc mu yandi magambo byari ukwikoca. Ndabyumva. Yego. Turiyeranjije, burakeye, turagiye, dukoze uko dushoboye mu bushobozi dufite, tujyayo, tugera kwa muganga. Ubwo abenshi baje mu makwasiteri bo bakomereje kuri diocese, kuko ubwo urumva hagombaga gufatwa umubiri kwa muganga, akajya kuri diocese kumusezeraho mu kiliziya, kumusezera bigakurikirwa n'igitambo cya misa. Ubwo twaragiye, tugeze kwa muganga, impression ya mbere y'ikintu cyatubayeho, urumva stili ntago turakira ibyo byose byabaye byuko tumeze nkaho turi guhezwa. Impression ya mbere yabayeho, twagiye kumva twumva baratubwiye ngo kwa kundi bajya kumusezeraho muri morgue mo imbere nyine kumureba bwa nyuma, muri morgue bataramushyira muri cercueil, baravuga ngo haragiyeyo papa na mama gusa. Kandi urumva twari duhari n'abavandimwe n'abandi bavukana. Noneho turabaza se ni ukubera iki? Ntibadusobanurira ko bageze aho babona nyine hari yabonye agahinda kabaye kenshi, aravuga ati ntacyo, noneho mubareke nabo binjire nta kibazo. Ubwo tujyayo turamusezera, turangije hajyaho iyo myiteguro yo kujya kumusezeraho noneho kuri diocese. Ubwo bamushyira muri cercueil nyine, bazana imodoka yo gutwara umurambo, turagenda turamanuka tujya kuri diocese. Tugeze kuri diocese, ubwo icyari gikurikiyeho ni ukumwinjiza mu kiliziya, hanyuma nyine abantu bagatangira kumusezeraho kwa kundi nyine bamusezeraho noneho ari muri cercueil. Yego. Bamusezeraho bwa nyuma. Twasanzemo mu kiliziya, tugeramo twasanze Musenyeri Silverian Nzakamwita, umwepiskopi uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Niwe twasanze ari mu kiliziya amutegereje. Abapadiri nibo bari gutwara cercueil, hanyuma bamushyira aho cercueil bayishyiraho igomba kubiri. Uwo Musenyeri Nzakamwita niwe wabimburiye abandi kumusezeraho, nuko imihango yo kumusezeraho irakomeza. Ariko ubwo ngubwo aho ngaho tutarahagera, hari ikindi kintu cyatubayeho cyagoranye kukiyumvisha. Hari abantu nari nasabye yuko baza kumfasha uwo muhango ugatambuka mu buryo bwa live streaming, ku buryo bicaho mu buryo bwa direct.
noneho baza kumbwira nyuma y'uko ngo bababujije, ngo bababwire, ntago bambwiye ngo ninde babujije, ko ngo barababwira ngo bababujije, ngo babyitondere, ngo si byiza yuko ibyo bintu bijya muri social media. Noneho ndavuga nti noneho umuntu yakwifashisha amafoto, nibura tugafata amafoto y'urwibutso. Sinabonye se frere, ubwo nguciye mu ijambo frere, we bye byatambutse. Bya frere nabonye byatambutse, ntago nzi impamvu twebwe batubujije, bavuze yuko bitari byiza, ntago nzi impamvu, ubwo nyine twarabyihoreye. Noneho tusabye nuko twafatirwa amafoto, umuntu twari twavuganye aratubwira ngo Vikeri chancelier wa Musenyeri ngo amubwiye yuko ngo n'iby'amafoto babyitondera, ngo amafoto ngo nayo ngo ntibayafate, ngo si ngombwa. Nabyo biradutungura, twibaza ibyo ari byo, ariko tugeze aho nyine turategereza ngo turebe uko bimeze. Imihango irakomeza nyine yo kumusezeraho. Urumva urebye guturuka kuri morgue kugera mu kiliziya kumusezeraho, usibye twe twari duri gukoresha amatelefone dufata amwe mu mafoto make ya telefone, ariko twari tutaramenya ngo kubera iki tutagomba gufata amafoto. Byageze nyuma hari umupadiri negereye, ndamubwira umusaba kugira ngo angeze kuri chancelier, mubaze ese kuki tutafata ayo mafoto, ngira ngo musabe batwemerere. Ambwira yuko bamaze kugera mu kwitegura, kandi n'abapadiri bose biteguye, ntago kumugeraho byakoroha. Ariko arambwira ati ndumva gufata amafoto ntacyo bitwaye, ati muyafata, ubwo ngubwo turaza kureba uko bimeze, ati nimba hari ushobora kubafasha. Cyokora byaje gukunda, ubwo uyu muhango waratangiye, bigera igihe cyo gutangira igitambo cya misa. Igitambo cya misa kiratangira, hanyuma tubasha no kubona uko twafata amafoto. Noneho ariko ubwo tugeze kuri icyo gice cy'igitambo cya misa, nabwo niho twatangiye kongera gutungurwa. Igitambo cya misa uko kigenda, uko gikurikirana, nko mu Kristo Gatolika, abakristo Gatolika barabizi, hari kwinjira, kuririmba kiriye, hanyuma hagakurikiraho yewe ubundi mu mihango yo gushyingura na Gloria iraririmbwa, ntago ibujijwe. Yego. Ariko twebwe ntago nayumvishe, kereka nimba wenda nari ndangaye. Hanyuma hajyaho isomo rimwe, hateguwe isomo rimwe, hanyuma hakurikiraho gusoma ivanjiri. Bamaze gusoma ivanjiri, urumva abantu tuba twiteguye noneho kumva omeri. Ariko ubwo wenda nari nsimbutseho gatoya, ubwo kwa kundi twamaze gukora ikimenyetso cy'umusaraba, hanyuma Vikeri Generali Patrick araza imbere, aravuga ati dukurikirane amateka y'ubuzima bwa Padiri Donati. Atubwira amazina ye, avuga aho avuka, avuga amashuri yize, avuga igihe yaherewe ubusaseridoti, avuga n'amaparuwasi yakoreyemo ubutumwa asorezaho. Nibyo mbese niyo CV yavuze. Ni ukuvuga amazina ye, aho avuka, amashuri yize, aho yaherewe ubusaseridoti n'itariki, hanyuma naho n'amaparuwasi yakoreyemo ubutumwa asorezaho. Ahita agenda kwicara, hanyuma igitambo cya misa kirakomeza uko bisanzwe. Noneho bamaze gusoma ivanjiri, twiteguye nyine kwa kundi, urumva tuba twiteguye omeri, inyigisho y'umwepiskopi y'uwatuye igitambo. Ubwo umwepiskopi araza, ahita yegera ritari,
urabona iyo basoma ivanjiri ku bakristo gatolika babizi, umwepiskopi aba yambaye ingofero, ntago nzi nibuka izina ryayo, ariko nyine aba yambaye ya ngofero ye. Noneho yahise ayikuramo ahita ahamagaza gutegura igitambo. ubwo nta omeri yigeze akora. Nta nyigisho. Ni kwa kundi inyigisho ku masomo yasomwe no ku ivanjiri. Yego. Nta yabaye. Iyo nta yabaye, ahubwo we yahise aza kuri aritari atangira gutegura igitambo. Nkanjye w'umukristo gatolika nabwo byarantunguye. Kubona icyambere, kubona nta omeri ibaye, nta jambo ry'ihumure nibura ahaye abakristo barimo aho ngaho, ndetse n'abandi bose baje. Urumva mu by'ukuri umusaserdoti witabye Imana ni umukristo wa kiliziya, abakristo bahaje ni abakristo baje bari mu gahinda, hari ababyeyi be, hari iki, bakeneye nibura ijambo ry'ihumure rigendanye n'iyo ritava ku kindi, rigendanye n'icyo ijambo ry'Imana ryavuzwe uwo munsi. Ibyo nta byabaye, we yahise ategura igitambo. Ikindi ibyo menyereye kubona, ntago nzi nimba wenda ari ihame cyangwa ariko bigenda, ariko ibyo menyereye kubona, ubundi ahantu hateraniye umwepiskopi hari abadiyakoni, hari n'abasaserdoti batandukanye, umwepiskopi ntago yitegurira igitambo, azaje gutura igitambo nyine. Baba abadiyakoni n'abasaserdoti bandi baraza bagategura ritari nyine. Ababizi barabizi muri kiliziya gatolika, bagategura byose. Bamara gusoza, umwepiskopi akaza aje guha umugisha cyangwa se guha umugisha igitambo, nimba ariko nabyita gutura igitambo. Ibyo byose niwe wabyikoreye. Arabikora, birarangira. Birangiye hakurikiraho guhazwa, turahazwa. Hakurikiraho igice cyo gushimira, turashimira. Hahita hakurikiraho imihango yo guha isanduku umugisha, kwa kundi nyine mu kiliziya amasengesho havugirwa, uko biba nyine, uko umuhango wo guherekeza uwitabye Imana uba. Yego. Araza nyine nabyo umugisha, uko bateraho amazi, uko bateraho icyotezo, ababizi mu kiliziya uko bigenda nyine, uko umuhango ugenda. Birarangira. Birangiye ati ubwo rero igikurikiyeho tugiye kujya gushyingura. Twibaze none bureza kagatoya. Ubundi njya mbona yo habaye ceremony nyine yo gushyingura ibanjirijwe na misa, akenshi njyaho byo natendinze. Iyo birangiye bahereza amajambo, hari abantu nyine bagira amajambo muri famille, bakagira icyo bavuga, abana cyangwa abavukana n'uwo nguwo bakagira icyo. Ubwo nta byabayeho ibyo bintu nyine, nta byabayeho. Nanjye imihango yo gushyingura nagiye nyijyamo kenshi, yewe hari n'ibyo mpurira nabyo bitewe n'akazi nkora, nkajyamo nkabyatendinga. Uko bigenda, uko bikurikirana, kuriya nyine haboneka umwanya w'ubuhamya ku buzima bw'umuntu. Yewe hari n'abavuga, dufate nk'urugero nk'umuntu warwaye, habaho kuvuga yarwaye iki gihe n'iki, yararwaye iki n'iki, yitabye Imana muri ubu buryo, yari afite iki, mbese kuvuga ku buzima bw'uwitabye Imana. Ibyo nta byabaye. Ibyo byose yamaze gusoza iyo mihango, aravuga ati hakurikiyeho umuhango wo kujya gushyingura. Ubwo ngubwo mu rundi ruhande nanavuga ngo aho ngaho nta na protokole runaka yari ihari yo kumenya ngo abari ku ruhande rwa kiliziya naba, bari ku ruhande rw'umuryango naba, binagira uko bikurikiranwa. Bigende bavuga bati dore ubu hagiye kubanza hasohoke, wenda ni urugero, umurambo, hakurikireho abepiskopi, hakurikireho abasaserdoti, hakurikireho ababyeyi, ibyo nta byabaye. Byagenze harya iyo ahabwa ubusaserdoti, isakano ry'ubusaserdoti, si mwari diocese yavuganye n'umuryango, barafatanyije kubipanga. Yego.
ubwo rero n'undi bagombaga gufatanya. Ndabyibuka Nicyo ngewe kitabaye. ahabwa ubusaseredoti. Ikibazo umbajije kiratuma wenda hari n'aho ngera. Uriya Musenyeri Patrick Vicaire General ntago yari we yari yakabuhawe, yabuhawe nyuma ye, ariko nawe yari hafi. We yamaze iminsi mu rugo ari kudufasha kwitegura itangwa ry'ubusaseredoti rya Padiri Donat. Yamaze iminsi mu rugo. Diyosezi yaradufashije cyane mu myiteguro yose, batubwira ibisabwa, batubwira ibyo dukora, mbese iyo myiteguro yarabaye. N'izo protokoli uko bigenda, kuva abuhawe, nge nari umwana muto, yanabuhawe ndi umuhereza, twanarahereje, byari ibintu byiza, bakadukurikirana uko umuryango umwanya wawo buri kimwe. Buracya na misa y'umuganura nayo iraba, harimo n'abana ubwo n'abana bereye onkere, abana baba bakuru banjye babatijwe mu misa y'umuganura ye, babiri barahari. Ubo n'agahinda kari kabishe cyane, kubera ko bavuga ati uwaduhaye sakaramentu watubatije, yababatije yaraye ahawe ubusaseridoti. Nuko ariko mu gushyingurwa kwe ibyo ngibyo nyine ntago byabaye, niyo protokole ntiyabayeho. Musenyeri yaravuze ati ubwo hakurikiyeho imihango yo gushyingura. Edayeri nimba ntanibeshye nta na seremoniyeri wari uhari, kwa kundi umuntu ugenda avuga ati ubu hakurikiyeho iki ngiki hakurikiye. Ubwo ni nka protokole. Nta protokole yari ihari yo gukora ibyo ngibyo. Ubwo abasaseridoti bahise baza, abari bo bafata isanduku barayisohora, bayishyira mu modoka iyimanura ijya ku irimbi. Nta muntu wari uhari wo kuyobora abantu ngo baranyura aha, harabanza bahakurikiraho. Yewe n'ababyeyi basohotse, ababyeyi natwe nabo nk'abavandimwe twasohotse mu kivunge. Mu kivunge nyine buri wese ashaka inzira zaho ari bunyure, kuko nta protokoli ihari. Urumva ababyeyi bacu barakuze, barashaje, nta uri kubarandata, nitwe turi kwirwanaho, nta uri kuvuga ati dore inzira, nitwe turi kwirwanaho. Ku buryo twaramanutse, irimbi riri hepfo gatoya ya katedrali. Twaramanutse kubera kugenda muri icyo kivunge, twagezeyo basa nkaho bamaze kwitegura. Ubwo aho twabajije nimba hari ahantu hateguwe ababyeyi bari bujye, cyakora batwereka ahantu haruguru gatoya ku ruhande hari intebe, baravuga ngo nibabe bari aho ngaho. Ubwo aho ngaho imbere gutya hari abasaseridoti, ahegereye nyine imva hari umwepiskopi akikijwe nyine n'abasaseridoti hamwe na chancelier. Yego, ubwo ngubwo hakurikiraho bahita batangira amasengesho nyine yo gusabira umurambo nyine nk'uko bigenda kumva. Amasengesho igihe cyayo kiragera, kirarangira, hagera igihe cyo kururutsa umurambo, kwa kundi bamanura umurambo mu mva. Barawururutsa, wenda na mbere yo kuwururutsa hari ururabo rushyirwa kuri serikeyi. Urwo rurabo ubundi akenshi nagiye mbona rushyirwaho n'umwepiskopi n'ababyeyi b'uwo muntu, ariko urwo ngurwo rwashyizweho n'umwepiskopi gusa, ababyeyi bicaye bo bari bakiri haruguru. Nuko newe na serikeye yamanutse umurambo wururutse bakiri aho ngaho. Ubundi ahandi nabonye baba bari hafi nyine bakabona uko amanuka, nubwo aba ari intimba ariko aba ari ubwa nyuma bamubonye. Yego, ubwo igihe cyari gikurikiyeho ni kwa kundi batera amazi umugisha mu mva. Ubwo ubusanzwe uko mbizi, umwepiskopi cyangwa se umusaseridoti waherekeje uwitabye Imana ayateramo, hanyuma
n'abafitanye isano n'uwo muntu, cyane cyane abavandimwe be cyangwa se abana be, cyangwa bakaza bakamuteraho amazi. Kera mu cyaro ho nabonaga bayora agataka bakanagamo, yego. ariko mu kiliziya ho duteraho amazi y'umugisha. Ibyo cyokora byakozwe n'umwepiskopi, bari we uteraho amazi, hanyuma bazana n'ababyeyi bateraho amazi, bihita birangira babasubiza hahandi muri bya byicaro. Ubwo hakurikiraho gutwikira imva, no kuyitwikira no gushyiraho umusaraba. Imva iratwikirwa, umwepiskopi niwe washyizeho umusaraba, ubwo niko bigenda. Hanyuma igice cyari gikurikiye ubwo ni igice cyo gushyiraho indabo, gushyira indabo ku mva. Aho naho tuhageze byatubanye ikindi kibazo, kuko twakomeje kwibaza tuti se ubundi urabizi yuko ku muntu witabye Imana iyo bagire gushyira indabo ku mva, bagenda bavuga, abantu bazanye indabo bariyandikisha ku buryo bagenda basoma bati aba n'aba muze mushyireho indabo, aba n'aba, kuko baba baje babishyize ku mutima, babiteguye nyine, baje guseza ku muntu. Aba ari ubwa nyuma uwo muntu mubonye, aba ari ubwa nyuma umusezeyeho mu cyubahiro, nta bundi buba buzabaho. Twakomeje kubaza ese ninde, urumva nk'uko nakubwiye ko nta protokole yari ihari, nta n'uwo twashoboraga kubaza ubishinzwe. Cyokora chancelier wa Musenyeri niwe wari ufite iyo gahunda, tukibaza nimba abantu bari bupfe gushyiraho indabo gutyo gusa, ariko bisa nkaho ariko byagenze, kuko bari bafite urutonde navuga ngo mu buryo buri systematique, ubwo abantu bari bushyire indabo ku mva. Habanje gushyiraho umwepiskopi, hakurikiraho umuyobozi w'akarere, hakurikiraho abahagarariye abihaye Imana, abasaserdoti, hakurikiraho ababyeyi, hakurikiraho abiganye na Padiri Donate muri promotion ya 2002, yego. Hanyuma yego mu seminari, abandi noneho bakajya bavuga muri rusange n'abandi bose, ati wenda bakavuga ngo abantu bo mu muryango n'abandi bose mufite indabo mwazizana mukazishyira ku mva. Ubwo umuryango nawe waje mu kivunge bose gutyo, ati n'abandi bose mufite indabo mwazizana mukazishyira ku mva. Urumva hari amadelegasiyo yari yagiye aturuka ahantu hatandukanye, cyane cyane dufata urugero nk'amadiyose, amaparuwasi yose yakoreyemo ubutumwa. Habaga haje abantu bati twebwe ni delegasiyo yaturutse kuri paruwasi Bungwe, paruwasi ya Rwesero, paruwasi ya Kisaro nk'uko nguko aho yakoreraga, paruwasi ya Nyagahanga. Abo bose naho yagiye akorera ubutumwa, hari amadelegasiyo yari yahagiye hava azanye ururabo. Hari abo biganye, hari abo yigishije kuko yarigishije, hari abamwigishije, hari umuntu wambwiye ngo nzasabe ngo Padiri Theodose mwitegere ngo ikiganiro ngo ku buzima bwe ngo ashobora kuba yaramwigishije gutyo. Yego, byashoboka kuko yarigishije ngo ni benshi bari bafite ubwo buryo bwo kumusezeraho bwa nyuma. Abo bose baje mu kivunge nta protokole, baravuze ngo n'abandi bose bafite indabo muze muzishyireho. Ko nyine waba waragize gute, ubwo nyine byarukuza ukarambikaho. Nuko byagenze. Nabyo ni ikindi twibajijeho, turibaza ariko se kubera iki ni uku nguku bikorwa muri kiliziya, ese ni uko bigenda? Ariko biratuyobera. Birangiye baravuga bati ubwo rero umuhango ukurikiyeho ni ukujya gukaraba. Twakarabiraga haruguru gatoya muri Fiat, muri pastorale. Nuko avuga ati nubwo niwo muhango ukurikiyeho kujya gukaraba. Ubwo umwepiskopi arazamuka n'abasaserdoti, nta umuntu uhari wo kuvuga ati muhinzira ababyeyi cyangwa se mubazane mubasindagize baze bakarabe hanyuma basezere. Ntawe.
ku buryo rwose kubera nk'uko nakubwiye ati byari mu kivunge, navuga ni nka bya bindi bya Yezu amaze gupfira ku musaraba, ati abari aho bose barikubura barataha, natwe twarikubuye turataha, ku buryo hari benshi batanakarabye kuko barazamutse bahita bakomeza nk'aho nta kindi cyabaye. Ubwo turarikubura nyine nk'uko nari mbivuze, turikubura turataha, tujya twibaza, nta muntu wo mu rwego rwa kiliziya wigeze atwegera ngo atubwire ngo hakurikiyeho iki ngiki, bizagenda gute, bizahaza. kubera ko nta myiteguro yabayeho, ubyibuke. Urumva mbere nko ku munsi mu gihe cyo guhabwa ubusaseridoti sakramento ho mwari mwarabipangaye, icyo gihe mwari muzi gahunda nyine. Yego. Ariko ubwo icyo gihe urumva ngo ni ukugenda nyine ukajya aho abandi bagiye, ubwo niho mwajya. Twebwe ubwo nyine aho ngaho tumaze gushyira indabo kumva, navuga ngo connection yacu na diocese noneho yari irangiye burundu. Ubwo ntago bo bakomeje aho bakomeza, abasaseridoti bari bahari, abahari bajya mu mamodoka yabo barataha, natwe nyine twinjira mu mamodoka yatuzanye turataha dusubira mu rugo. Ubwo ntago wenda tuganiriye ngo tumenye ngo hazakorwa ikiriyo ryari ntaki. Ubwo ibyo bindi byo ni navuga ngo ni ibiri tureba nka famiye. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu na nino segonda, nta muntu wo kuri diocese cyangwa wo muri kiliziya uratubwira ati, nibura watubajije ati ese mwagezeyo amahoro, ese ababyeyi bameze bati, ese baracyafite agatege, ese murumva twabafasha iki. Ni urugero, nubwo wenda icyo kufasha cyo sapoti ya mbere burya ni ijambo ryiza, kuvuga muhumure, mwihangane, mukomere, nuko mwabuze umwana wanyu, natwe twabuze umukozi wa kiliziya. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta message, nta ntumwa, nta muntu uratugeraho ngo atubwire ati bimeze gutya. Ubundi ahandi mbizi bafata n'umuntu niyo yaba umwe cyangwa ababyeyi b'uwo witabye Imana, bakamujyana agasura ahantu yabaga, ku buryo bamwinjiza no mu cyumba yararagamo, ati dore uyu ni umusego yawukundaga, ati iyi ngofero yayikundaga kubi, dore aka gakarita yagahawe agiye ari guhabwa ubusaseridoti, ntago yakaburaga. Utuntu tw'ingenzi tw'urwibutso umubyeyi ashobora kugumana. Hari naho mbibona no mu gisirikare usanga wenda hari nk'ikintu runaka, nk'umusirikare iyo yitabye Imana bakavuga donc bagira uko babigenza mu buryo bw'icyubahiro. Yego. Ati dore ahangaha niho yakundaga kwicara iyo yabagaje ku meza, buri iriya ntebe yayikundaga cyane. Utwo tuntu nubwo wenda mu buryo bwagutse wakumva ko ntacyo bivuze, ariko ubundi natwo ni ingenzi mu buryo bwo kumwakira, bwo kwakira ko uwo muntu yagiye. Ubwo rero navuga ngo kugeza na n'ubu ngubu nta muntu wo mu rwego rwa kiliziya, nta muntu wo kuri diocese wari wagira icyo atubwira, bavuga ati mukomere tuzaza kubasura cyangwa se bimeze gute. Ariko twavuga ngo nta kundi, umuvandimwe yaratashye, nk'uko nabikubwiye ni mukuru wanjye, twasaga cyane, twari inshuti, yankoreye byinshi nk'umuvandimwe. Navuga ngo ngiye no kujya kure, navuga ngo mu bavandimwe bose tuvukana turi umuryango mugari, ariko nge yankoreye byinshi by'umwihariko, wagira ngo hari byagendanaga kuri ako kantu duhuje k'amaraso. Yaritahiye, ataha atansezeye, ataha nanjye ntamusezeye. Ihangane rwose, komera. Ubwo ikindi ihangane ni ukuri. Ikindi nakubaza kuri nk'iyo sorry. Merci.
twakomeza nta kibazo. nari ngiye kukubaza ngo iyo baguha umwanya wo kugira icyo umubwira uwo munsi wari kumubwira iki n'ubundi kimubwira aracyumva? Mu by'ukuri biragoye ko ubu nonaha ntakivuga, birakomeye. Nari mfite byinshi byo kumubwira, no kuri uriya munsi numvaga mfite ibintu byinshi bimbyiganiramo byo kumubwira, ariko umwanya sinawubonye. Ariko namubwira ngo muvandimwe, wari ugeze igihe cyiza cyo kuba nawe wabona no ku mbuto wabibye. Wari ugeze igihe cyiza cyo guterwa ishema n'abo wagiye ugirira neza. Hari amamesaje twagiye tubona y'abantu benshi yagiriye neza, ariko urupfu rugutwaye amarabira. Ntiruduteguje, nawe ntiruguteguje, ariko Nyagasani wagutoye ukamwiyegurira wese, ukamwiyegurira burundu, nta kabuza ntidushidikanya ko yakwakiriye. Aho uri mu ijuru kwa Jambo, ukomeze udusabire. Ababyeyi ntago bafite icyo kuvuga. Mama yacitse intege, papa we intimba iramushengura umutima. Amagambo mwavuganye bwa nyuma yari ay'imigambi, ariko muri iyo migambi yose byarangiriye nyine mubivuganye. Ariko aho uri ijabiro kwa Jambo, ukomeze udusabire. Natwe kandi turakomeye, tuzakomeza kugendera ku rugero rwiza wadutoje, tuzakomeza ubutwari wadutoje. Imana ikomeze gutuza heza. Urakoze cyane, arabyumvise kandi n'Imana irabyumvise, kandi komera, Imana irahari kandi izabarenganura, ndabizi. Imana ni juste, Dieu est juste. Gusa kugeza ubu ngubu hari ikintu nyine nk'umuryango, hari ibibazo kugeza ubu turi kubazwa tudafitiye ibisubizo. Nimba rwose hari umuntu wo ku rwego rwa Kiliziya ufite ibisubizo yadufasha. Ibyo nari ngiye kukusaba nanjye. Yego. Turi kubazwa ibibazo byinshi, abantu bari kutubaza ati se ibiriya byabaye ni ibiki? Ntago tubizi. Ati se ni kuriya iwanyu mushyingura? Ntago tubizi. Ese niko bigenda kubihaye Imana ku bapadiri? Ntago tubizi. Ese ni kuriya bikorwa mu Kiliziya? Ntago tubizi. Twari turi kumwe dufite umuryango mugari urimo n'abaturuka mu yandi madini. Bamwe baribaza ati ariko se mu Kiliziya Gatolika ni kuriya bimeze? Ibyo bibazo bari kutubaza ntago tubifitiye igisubizo. Nimba hari umuntu wo ku rwego rwa Kiliziya wadufasha akadusobanurira impamvu ibyacu byabaye kuriya, hari uko kwihuta gushyingurwa, hari iyo mihango yagenze uko ahandi bitagenda. Nahoze kare nkurikirana umuhango wo guherekeza uriya frere Julien bitabiye Imana ari kimwe. Uho rwose umuhango waciye live, ibintu byose byakurikijwe uko bigomba gukurikirana. Kandi nitegereje mbona umwepiskopi Nyiricyubahiro Musenyeri Papiyasi ari we n'ubundi wari uhari. Ndibaza itandukaniro ririhe? Ku bapadiri ni kuriya bigenda? Ndashaka igisubizo nshobora guha ababyeyi, abavandimwe abari kutubaza ibibazo. Ese byatewe n'iki? Ihuti ibintu bya vuba ibintu byatewe n'iki? Donc dufite ibyo bibazo, turi kubibazwa, yaba ari abo muri Kiliziya, abo tubana mu Kiliziya Gatolika, yaba abo mu yandi madini.
bari kubyibaza ati byatewe n'iki, nibura haveho icyo kintu, hagira umuntu udusubiza yatubwira tukabyumva, twiteguye gutega amatwi tukamenya impamvu, aho kugira ngo tugume mu rujijo. Wenda twifate nk'abantu barenganye cyangwa barenganyijwe, nyamara ubundi ariko protokoli igenda, ari uko wenda tutabiteguriwe kare. Ariko nanone nkavuga nti nimba ari nako byagombaga kugenda, ariko bakabiduteguza mbere, ku buryo ibintu biri bube bibahaba tubizi. Ni ukuvuga ngo mu kintu navuga ngo gisa nako giteye agahinda, ni ukuba umuntu yarakoreye kiliziya, yarakoreye Imana, akaba yari umwana wa kiliziya, afite n'umuryango, ariko hakaba hatarigeze habaho igihe cyo kurata ibigwi bye, cyangwa se nimba hari n'ufite ingingimira amuziho ubugwari, nibura ngo nawe abivuge tubimenye, ariko ibyo bintu biba byavuzwe. Hagira umuntu uhagarara avuga amateka ye, avuga ati njyewe muze akunda gukora iki ngiki. Ibyo ntago byabayeho. Habaye iki? Byatewe n'iki? Rwose turinginga nimba hari umuntu wo ku rwego rwa kiza cyangwa undi ubisobanukiwe mu bundi buryo, adufashe gutanga ibisubizo kuri ibyo bibazo turi kwibaza, tunabazwa, tutabifitiye igisubizo. Murakoze. Yego, Damase urakoze kutubwira ku ruhande rw'umuryango. Twari twumvise ku ruhande rwa Padiri Mukuru, ariko kugira inkuru yuzure, kugira ngo realite yuzure, ntago nyine warebera ahantu hamwe, kubihuza byombi ni byiza. Ubwo n'abantu mu nzego zitandukanye izabara iki ba muri comment baratubwira ibyo bazi, kuko n'ubundi muracyari mu bushakashatsi, muracyari kumenya koko yenda baramuroze cyane bamuroze cyangwa yarari. Abafite amakuru batubwire please muri comment, turabibasabye. No mu nzego za kiliziya urabasabye, ese niko abapadiri bashyingurwa, niko bashyingurwa, kuko mu gihe cyo guha cy'umuhango wo kumuha ubusaseridoti, muri iyo seremoni ho mwari muri kuvugana neza, mufatanya kubitegura, ariko bigeze icyo ejo bundi mu kumushyingura bigenda nabi. Ubwo ndizera ko abasaseridoti baraza kugikurikira kino kiganiro mu nzego zitandukanye. Dutegereje ibisubizo haba ku rwego rw'abarayiki no ku rwego rw'abihaye Imana. Ubwo badufashe please, baba muri comment cyangwa n'ubundi buryo bwa communication. Uburyo bwa communication ni bwinshi. Ubwo tugana ku musozo, nari ngiye kubwira ngo gira ubutumwa ugenera abantu mu nzego zitandukanye. Ubutumwa uragenera ababyeyi bawe, ndi kubyumva byo barababaye, wanabivuze mu kanya. Yenda ubutumwa ugenera umuryango wawe, ubutumwa ugenera abakristo bo muri paruwasi yanyu n'abakristo muri rusange, none n'ubutumwa uragenera kiliziya, cyane cyane ibyifuzo. Ubwo muri context yo urumva, ntago nakurirwa nkubaza ngo muri ya ceremony cyagwashimishije n'iki, kuko nta kirimo. Ubwo icyabababaje uze gusoza ari wo mwanzuro. Yego, murakoze cyane. Mbere na mbere ndabanza gushimira abantu bose bumvishe inkuru y'akababaro y'urupfu rw'umuvandimwe, umwana wacu Padiri Donate Bagirubwira, bakatuba hafi, bakadufata mu mugongo, bakadushyigikira, bakifatanya natwe. Mu by'ukuri byari ibintu bigoye kubyumva, byari ibintu bitunguranye, nk'uko nyine n'urupfu rwe rwatunguranye, ndetse na n'ubu ngubu wenda tugitegereje ibyemezo by'abaganga bizagaragaza icyamuhitanye, ariko na n'ubu ngubu kitaramenyekana, ariko rwaratunguranye. Ntago rero twavuga ngo ni uburwayi, ntitwavuga ngo ni impanuka, nta kintu na kimwe tuzi. Ariko bo bose barabyumvishe, ntibazuyaza, bumva yuko no kumushyingura biri vuba, ntibazuyaza, baraza batuba hafi. Ari biri kuba tudafitiye ibisubizo, ariko batugumye hafi, baradushyigikira, baradufata mu mugongo, baraduherekeza, yaba guturuka mu rugo kugera
hari abo twageranye no ku bitaro aho twafashe umubiri, kugera ku kiliziya, kugera tumushyinguye, kongera tugarutse mu rugo. Abo bose rwose ndabashimira, Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibahumuriza imitima, ndabizi yuko nabo imitima yabo ishengutse. Ariko nanone sinabura no gushimira mu buryo bumwe ubuyobozi bwa kiliziya bwaradufashije nyine arashyingurwa, kuko yari umwana wa kiliziya n'ubundi, icyo turakibashimira, baradufashije arashyingurwa, nubwo nyine wenda tukifite ibyo bibazo by'uburyo byabaye, ariko ntitwabura kubashimira ko icyo ngicyo cyabaye. Abo ngabo nabo ndabashimira, ari nabwo nyine mboneraho kubasaba kugira ngo bakomeze nyine batube hafi, baduhe amakuru afatika. Hanyuma nkongera guhumuriza n'ababyeyi, muzehe na mukecuru, abavandimwe tuvukana, bakuru banjye, bashiki banjye, n'abavandimwe bose muri rusange, umuryango mugari wa Himbana Felicien ariwe papa, na Mukamarerwa Veridiane ariwe mama, mvuga ngo dukomeze dukomere. Umwana wacu nubwo yatashye, ariko ntidushidikanye ko yatashye mu ijuru, dukomeze kandi tumusabire. Buri umwe wese uri buze kunyumva ari umukristo gatolika, ndamusaba ikintu kimwe, amfashe, dufashanye, dusabire Padiri Donat Bagirubwira misa. Niryo sengesho rikuru ushobora gutura umuntu, niyo kado yonyine dufite twamuherekeresha. Ubishoboye mu buryo abishoboyemo bwose, amusabire misa. Ku basaseridoti bagenzi ba Padiri Donat Bagirubwira, ni benshi bari bahari, narababonye, hari abo twari dusanzwe tuziranye, hari n'abandi bo baziranye nawe tutaziranye, ariko ni benshi baje kumuherekeza. Nababwira ngo ntore z'Imana nimukomere, nimukomeze inzira Yezu yabatoje, Nyagasani ari kumwe namwe, kandi mukomeze musabire na mugenzi wanyu. Buri musaseridoti uzi Padiri Bagirubwira Donat, ndamusaba ko mu gitambo cya misa cyose atura yajya azirikana umusaseridoti mugenzi we Padiri Donat Bagirubwira, akamuturira igitambo. Niryo turo ryiza, niko kumuherekeza kwiza yaba amuhaye. Kandi abasaseridoti rwose ndabashimira cyane mbikuye ku mutima. Hari benshi batwegereye, batwegera nyine mu buryo bwabo, baraduhumuriza. Yego, ndabashimira, muri intwari kandi mukomeze umurimo Nyagasani yabatoreye. Yego. Urakoze. Damase, ubwo rero umaze kutubwira uko mwabyakiriye nka famiye, nyuma y'uko namenye uko ku rwego rwa kiliziya bimeze mbibwiwe na Padiri mukuru. Ariko se guhuza urupfu rwa Padiri Donat n'urwa frere bari bari kumwe, Julien, mwebwe mu bihuza mute? Ukurikije uko natwe babitubwiye, uburyo ruhuye, ubundi batubwiye yuko ngo icyo gihe bajya bava gushyingura, bava muri ubwo butumwa bwo gushyingura, bari bari kumwe, banyurana n'aho ngaho kuri kantine. Aho ngaho bagiye nabyita nko gukaraba. Bari bari kumwe na Padiri Donat na Frere Julien, bari bari kumwe. Noneho ubwo barataha bombi, Padiri Donat ajya mu rugo nyine, ubwo bigenda kuriya twababwiye. Noneho ahubwo kugira ngo bamenye yuko Frere Julien nawe yitabye Imana, kubera ko Frere Julien ni umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, byageze mu gitondo babona amakuru yuko Padiri Donat yitabye Imana, kandi babona amasaha, aho babiboneye amasaha yaramaze kwigira imbere, babona Julien ntago nawe yari yabyuka, kandi bazi yuko ngo bari bari kumwe. Nibwo bavuze ati ko bari bari kumwe, Frere Julien wari
ahubwo nabo muri aho yabaga nyine muri kuva aho yabaga bajya kureba ku cyumba cye. Bahageze barakomanga ntiyakoma, biba ngombwa ko ngo bica n'urugi. Bagezemo basanga nawe yaguye aho ngaho ku buriri. Nawe ntago yigeze arwara, ntago yari arwaye, kuko nawe nka padiri mukuru we avuga yuko banahuye. Padiri mukuru muri uwo mugoroba, padiri mukuru wa Kisaro avuga yuko nawe yahuye na Frere Julien amubwira ngo avuye ku ishuri. Yego, bivuze nawe yari muzima. Abo ngabo rero abamenye ko Frere Julien yitabye Imana babimenye bamaze kumenya yuko Padiri Donati yitabye Imana, kandi akaba muri uwo mugoroba yari ari kumwe na Frere Julien, kandi bakaba Frere Julien batari kumubona hanze. Nibwo bahise bibaza aho ari, bajya kureba ku rugi nako ku cyumba cye. Bagezeyo basanga urugi rurafunze. Ubwo no kuvuga ngo we yaratashye, ntiyatinda muri salo nk'uko wenda Padiri Donati we byagenze muri salo, ahita ajya mu cyumba cye arakinga araryama ntiyabyuka. Ubwo nyine we yaguye mu cyumba cye. Ubwo ni ukuvuga ngo nawe iyo aza kuba yaranyuze ku meza nka Padiri Donati cyangwa iki, ashobora kuba nawe byari kugenda muri iyo processus. Rero naho ngaho tubihuriza, naho ngaho duhuza ko abantu bombi nta wari urwaye, bombi bari kumwe mu masaha y'umugoroba, bombi batahiye rimwe, bombi bapfuye mu ijoro rimwe mu buryo bumwe. Naho ngaho tubihuriza, tukaba ariko kugeza na n'ubu ibyo nkubwiye ntago ari amakuru duhagazeho, nibyo twumvishe, ariko ayo duhagazeho nuko bose bapfuye. Kandi bakaba ko abantu muri comment abashobora kuba bafite amakuru yisumbuyeho badufasha. Yego, abafite amakuru yisumbuyeho, yaba batuye Kisaro, yaba batuye aho hantu, banadukuriraho urujo bakatubwira yego bari kumwe, oya ntago bigeze bahura, donc bakadukura. Cyangwa niba yaranasomye misa yego yo gushyingura aho hantu yayisomye, abadufasha kuhamenya, bakadufasha kumenya n'uwo wari witabye Imana, tukabimenya nabyo. Yego, urumva twe byose kubera ko twe iby'iwacu byabaye byihuse, nta nubwo twabonye umwanya wo kuvuga ngo dukurikirane tujye no guherekeza uwo muvandimwe bari kumwe. Nibura ubwo urumva ibyo byose byari kudufasha kumenya n'amakuru. Yego, nibyo. Urakoze cyane. Reka dushyireho akitso, ntago dushyizeho akabago, dushyizeho akitso. Ubwo ngubwo ndishimye ko nubwo ari mu bintu bibi, ariko nge ndishimye ko basi tubonye n'umwanya wo kubiganiraho. Rero ndifuza kandi ko wazamfasha nkaza kureba n'ababyeyi nabo tukabafasha nyine kumwibuka. Nta kibazo rwose, nta kibazo. Ababyeyi wabasura, twabasura tukabareba nabo tukabaganiriza, nta kibazo kirimo. Yego, amase urakoze cyane. Dushyizeho akitso, ubwo gahunda ni ubutaha. Murakoze cyane. Yego.